Abahanzi batanu basohoye indirimbo zakunzwe cyane 2025 barimo Element, Kevin Kaze, Bruce Melody, Cyane na Izindi. Izi ndirimbo zakunzwe cyane mu Rwanda hose. Uru ni urutonde rw'abahanzi n'indirimbo zabo zagacishijemo muri uno mwaka dushoje 2025. Yanditse Durike nk'ibisanzwe kana subscribe buri mushya kugira ngo tubane mu biganiro byacu kubakeye no kubwije. Bayi kazi rero. Ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi witwa Element. Indirimbo yitwa Maso ni imwe mu zayobora urutonde rwa muzika nyarwanda muri uno mwaka. Yanahatanye mu bihembo bya Afrima 25 bizo mu ndirimbo ye yitwa Tombe. Ku mwanya wa kane turasanga Kevin Kaze yakunzwe cyane kubera indirimbo nka Nyanja ndetse n'indi yakoranye na Izindi na Debeni yitwa From Yana, ndetse akomeza gukundwa cyane ku ndirimbo ye yasohoye nshyashya yitwa Nyiragongo. Ku mwanya wa gatatu turasanga Cyane, indirimbo yitwa Morera yagaragaye ku rutonde rw'indirimbo zikunzwe cyane 2025. Naho ku mwanya wa kabiri tuhasanga witwa Bruce Melody yagize umwaka mwiza cyane asura album yitwa Call for Generation irimo indirimbo zakunzwe cyane nka Sinya, Ndi Umusinzi, Rosa ndetse na Beauty of Fire. Ino ndirimbo Beauty of Fire yayikoranye na Boy, ndetse akomeza gukunda kuri indirimbo ye yitwa Munyakazi iri kubica bigacika hiyo neno mu gihugu. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Izindi uretse indirimbo yitwa From Yana yakoranye na Kevin Kaze na Debeni. Izindi yashyize hanze n'indirimbo zikunzwe harimo Sampe yakoranye na Dani nanone. Ubwo ni urutonde rw'indirimbo z'abahanzi 5 zabice bigacika uno mwaka dushoje, yaba mu itangira mo hagati yawo ndetse no mu isoza ry'umwaka. Yamumvaga Durike no nshuti tuzahora ubutaha.